Muraho neza abakunzi bacu. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro ibanga ryo kubaho no gusazana ubuzima bwiza. Turibanda ku kamaro k'imirire myiza n'imyitozo ngororamubiri mu kurinda indwara no kugira ubuzima bwiza. Turavuga ku bifasha gukumira indwara z'umutima n'impyiko, tuvuge ku bigabanya ibyago byo kurwanya diyabete n'umubyibuho ukabije. Turavuga kandi ku mirire ifasha kubaka amagufa, tuvuge ku mirire y'ingenzi ifasha umubiri gukomeza imikaya n'imikorere myiza y'umutima. Turavuga kandi ku mirire ifasha mu kurwanya indwara zitandukanye n'ifasha mu gusukura umubiri no gukumira indwara zifatira ku myanda yo mu mubiri. Turerekana kandi n'akamaro k'imyitozo ngororamubiri mu kubungabunga ubuzima bwiza. Mbere y'uko dutangira, reka tubanze dushimire mwese abo tubanye kuri uyu muyoboro w'utuntu tw'ubwenge. Dushimire cyane abamaze gukora subscribe kuko nibo badutera ingufu zo gukomeza kubagezaho ibindi biganiro. Namwe mutarakora subscribe, muramutse munyuzwe n'iki kiganiro, ntimwibagirwe gukora subscribe no gukanda ku ishusho y'inzogera kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bibageraho mu gihe cyihuse. Nimuramuka munyuzwe n'iki kiganiro kandi ntimwibagirwe gukanda kuri like na share kugira ngo musangize abandi iki kiganiro. Uyu munsi turaganira ku ngingo ebyiri z'ingenzi mu kubungabunga ubuzima bwiza, arizo imirire myiza n'imyitozo ngororamubiri. Nk'uko tubisanga mu gitabo Guide Nutrition Santé, izi ngingo zombi zifite uruhare rukomeye mu gufasha umubiri gukora neza, kurinda indwara no kugira ubuzima bwiza. Gumana natwe turebere hamwe uburyo imirire n'imyitozo biboneye bifasha kubaho mu buzima bwiza no gusazana ubuzima bwiza. Gukumira gukoresha umunyu mwinshi. Kugabanya umunyu mu mirire ni ingenzi cyane mu kurinda indwara z'umutima n'iz'impyiko. Hitamo umunyu w'inyanja. Umunyu w'inyanja ufite ibyiza byinshi birimo gufasha mu mikorere myiza y'umubiri. Umunyu ugomba gukoreshwa mu rugero, ariko ntukongere umunyu mu biryo utabanje kubiryaho ngo wumve. Biroroshye kugabanya umunyu mu mafunguro niba udashyira umunyu mwinshi mu mazi utekesha cyangwa mu biryo. Gabanya ibiribwa birimo umunyu mwinshi nka za foromaje, inyama zitunganyije dukunze kwita charcuterie, ndetse n'ibindi biribwa byinshi byo mu nganda biba byuzuyemo umunyu mwinshi. Ibyo byose tugomba kubigabanya. Gukumira gukoresha ibiryo birimo isukari. Isukari ikabije mu byo kunywa cyangwa mu byo kurya birimo amavuta n'isukari icyarimwe bigira ingaruka mbi ku buzima kandi bigatera ibibazo birimo umubyibuho ukabije ndetse na diyabete. Irinde nanone ibinyobwa birimo isukari, ibinyobwa nka soda, imitobe y'isukari n'ibyongera ingufu nyinshi bibamo isukari nyinshi, bigatera umubyibuho no guhindura urugero rw'isukari mu maraso, bikagira ingaruka mbi ku mubiri. Irinde kandi ibiribwa birimo amavuta n'isukari icyarimwe nk'ibikorwa mu ifarini nka pizza n'izindi junk food. Wirinde shokora zitari iz'umukara, wirinde za ice cream kuko biba birimo amavuta n'isukari byinshi. Ni ngombwa kubyirinda kuko bishobora guteza ibibazo bikomeye ku buzima. Gukoresha amata n'ibikomoka ku mata. Amata ni isoko y'ubuzima bwiza, ariko ni byiza guhitamo ibikomoka ku mata bikungahaye ku byubaka umubiri, ariko bidakungahaye ku mavuta cyangwa umunyu. Amata aturuka ku bihingwa nka soya, avoine dukunze kwita porridge n'ibindi ni amahitamo meza, cyane ku bantu badashobora kunywa amata y'amatungo nk'abafite allergie cyangwa batarya ibikomoka ku matungo.
Amata ya soya atanga poroteyine, vitamine D kandi afasha mu gukumira indwara z'umutima kuko akungahaye kuri omega 3. Amata atarimo amavuta dukunze kwita skimmed milk cyangwa lait écrémé ni meza ku bantu bashaka kugabanya ibinure mu mubiri. Abonekamo calcium nyinshi ariko bidasabye ko habamo amavuta menshi. Hitamo ubwoko butandukanye bw'amata n'ibikomoka ku mata ukoresheje amata, yaourt, za fromage mu buryo butandukanye bizatanga ibyiza mu mirire yawe. Hitamo kandi fromage ifite calcium nyinshi ariko idafite amavuta menshi kandi idafite n'umunyu mwinshi. Izi fromage ni nziza ku byubaka amagufa no gufasha mu mikorere y'umutima. Gukumira gukoresha amavuta yongerewemo. Amavuta y'ibihingwa niyo meza kurusha amavuta y'amatungo ariko ni ngombwa kubikoresha mu rugero. Wahitamo amavuta y'ibihingwa nk'amavuta ya elayo, colza n'andi mavuta y'ibihingwa. Gabanya gukoresha amavuta y'amatungo nk'amavuta y'inka cyangwa creme ziyakomokaho kuko bishobora kongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Gukoresha inyama z'umutuku, inyama z'umweru, amagi n'ibikomoka ku burobyi. Inyama ni nziza mu mirire ariko ni byiza kuzirya mu rugero kugira ngo umubiri ubyungukireho neza. Inyama zigomba kuba mu rugero ruto ugereranyije n'imboga kuko inyama zishobora kuzana ibinure byinshi mu mubiri. Hitamo inyama zifite amavuta make kuko zifasha mu kubungabunga ubuzima bw'umutima no mu kugabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Kurya ibikomoka ku burobyi nibura inshuro 2 mu cyumweru nk'amafi, isambaza, indagara n'ibindi ni isoko nziza ya omega 3 ituma tugira ubuzima bwiza bw'umutima n'ubw'amaraso. Gukoresha ibinyampeke nk'imigati, umuceri n'ibinyamafu nk'ibihaza, ibijumba, ibirayi n'ibindi. Ibinyampeke n'ibinyamafu ni ingenzi ku buzima bwacu. Ni byiza kubirya buri munsi kugira ngo umubiri ubone ibyubaka umubiri n'imyunyungugu ukenewe, bityo bikarinda umubiri indwara ziterwa n'imirire mibi. Mu binyampeke wibande ku bitanyuze mu ruganda, ibinyampeke bisanzwe nk'ibinyampeke byuzuye nka pain complet birimo fibre nyinshi zigira uruhare mu kurwanya indwara z'impyiko. Ibinyampeke n'ibinyamafu bigira akamaro ku mubiri cyane cyane ubiriye ugenda uhinduranya. Gukoresha imbuto n'imboga. Imbuto n'imboga ni amafunguro ushobora gufata kenshi ku munsi mu gihe cyo kujya ku meza cyangwa ikindi gihe cyose wumvise inzara. Kurya imboga n'imbuto bifite akamaro gakomeye ku mubiri w'umuntu kuko bifasha mu guha umubiri intungamubiri zikenewe mu mikorere y'umubiri. Bifasha kandi mu kurinda indwara kuko habamo antioxidants zigabanya ibyago byo kurwara indwara nka kanseri, diyabete n'umutima. Kurya imboga n'imbuto bifasha kandi mu mikorere myiza y'igogora kuko bikungahaye ku butare. Bifasha kandi mu kugabanya ibiro no kwirinda umubyibuho ukabije. Imboga n'imbuto kandi byongerera umubiri imbaraga zo kwirinda indwara n'ibindi bibazo by'umubiri. Ikindi kandi imboga n'imbuto zifasha cyane mu buzima bwiza bw'uruhu ndetse n'ubw'umusatsi. Gukoresha ibinyobwa. Kunywa amazi ni ingenzi cyane mu kubungabunga ubuzima. Amazi ni ngombwa ku buzima kandi akora mu gusukura umubiri no kugabanya ibinure no gufasha igogora. Gabanya kunywa ibinyobwa birimo isukari nka soda, imitobe n'ibinyobwa byongera ingufu kuko bigira ingaruka mbi ku buzima. Hitamo imitobe y'imbuto y'umwimerere
kuko iba idakungahaye ku isukari ahubwo ikungahaye ku byubaka umubiri. Kwitabira imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ku buzima bwa muntu. Kugira igihe cyo gukora imyitozo buri munsi ni intambwe y'ingenzi mu kurinda indwara no kubungabunga ubuzima. Buri munsi wagombye kugira igihe kingana n'iminota 30 y'urugendo rwihuta. Iyi myitozo yoroheje izagufasha cyane mu kubungabunga ubuzima bwiza. Kora ibikorwa byoroshye nko kugenda mu nzira ahazamuka cyangwa gutwara igare. Ibi bikorwa byoroheje nabyo byazagufasha kugira ubuzima bwiza no kugabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Mu gusoza, twashishikariza buri wese kwitondera ibyo arya no gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje ya buri munsi. Uko twitwara mu mirire no gukora imyitozo ngororamubiri ni bimwe mu bikorwa by'ingenzi mu kubungabunga ubuzima bwiza, tukabaho neza tunategura gusazana ubuzima bwiza. Reka twese duharanire kugira ubuzima bwiza burimo kurwanya indwara. Murakoze cyane abo twabanye. Niba munyurwa n'ibyo tubagezaho, ntimwibagirwe gukora subscribe kuko bidutera ingufu zo kubagezaho ibindi biganiro byiza. Mwibuke no gukanda ku ishusho y'inzogera kugira ngo mube mubabonera amakuru yacu ku gihe. Mwakoze kubana natwe kandi mugire ibihe byiza.